KT Parade. Ubundi ujye ubabwira uti ndamaze. Uramaze niba ufite imyaka 45 ukaba utarashaka umugore cyangwa se umugabo. Uramaze niba ugiye gukora ubukwe inshuro ushaka kubera ko ibya mbere byanze, ibya kabiri bikanga, ibya gatatu bikanga, ukaba uhisemo kujya ku bwa kane. Uramaze niba ugiye gukora ubukwe utwite, ibintu byo gushaka guturitsa umwana uri mu nda, mugenda mujya gushaka amakanzu ngabahambiriye, ukabanza ugashyiramo ikintu ugakanda, ikindi ugakanda ngo kugira ngo abantu ngo bazaza mu bukwe bwawe batazabona kutwite, ukageraho ukabura umwuka, ukazengerera, ukenda kwikubita hasi. Ambara mariniyeri. Abantu bakora amakanzu y'abageni mujye mudukorera na za mariniyeri. Abageni batwite inda z'amezi 8 bagiye gukora ubukwe bagomba kwambara bakicara bakisanzura. Uramaze niba uri umukobwa ukaba ugiye gukorana ubukwe n'umusore urusha imyaka 20. Uramaze niba uri umuhungu ukaba wishakiye umugore ukoroshe imyaka 100. Uramaze. Ibintu byose uramaze. Ni wowe n'ubuzima bwawe, ni wowe uzi ibyo urimo, ni wowe uzi ibyo wahisemo, ni wowe uzi impamvu yabyo. Uramaze. Ari umubyeyi wawe wakubyaye ntafite uburenganzira bwo kuguhitiramo umuntu muzabana nawe iteka ryose, kubera ko umubyeyi wawe ntabwo ari uzararana n'uwo mugore mu buriri. Umubyeyi wawe ntabwo ari uzararana n'uwo mugabo mu buriri, niyo mpamvu ntabwo agomba kuguhitiramo umuntu muzabana. Uramaze. Uwo wahisemo n'uwo nguwo. Uramaze niba uri umwana w'umubakire ukaba warihitiyemo umukobwa w'umukene. Uramaze niba uri umukobwa ufite cash ukaba wishakiye agatipe kameze neza cyane, ukaba ugiye kukazana iwawe ukagaha ibiporezo kakabyibasha, ukagakora ukagashyira ku murongo. Uramaze niba ushaka ko ubukwe bwawe uzabukora ugatumira abantu 7 kandi abantu 1000 muziranye bari bazi ko bazagutahira ubukwe. Uramaze niba ubukwe bwawe wabujyanye kure kugira ngo utunanize tutazaza kugutereza akavuyo mu bukwe. Uramaze niba wihitiyemo kwigira ku murenge wowe n'umugore wawe, nta nuwo mwatumiye, mwarangiza mukibanira, nta kavuyo kubukwe n'akaduruvayo k'amadeni. Uramaze. Ubundi umuntu uzajya kubaza ibintu ku rugo rwawe akubaza impamvu utarabyara, impamvu wabyabahungu gusa, impamvu wabyabakobwa gusa, impamvu ujye umubwira uti ndamaze nta nubwo binakureba. D'ailleurs umwiyame umubwira uti kutarambona mu rugo rwawe nza kukuvangira mu rugo rwawe hamwe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, nikutagomba kuza kumvangira mu rugo rwanjye. Niba warambyaye ariko ntabwo nigeze nza kuguteza akavuyo umunsi wakoraga ubukwe na papa wanjye cyangwa na mama wanjye, nta nama nabagiriye, niyo mpamvu utagomba kumbuza kubana n'umuntu nkunda. Ndamaze. Ujye mabwira muti ndamaze, ubundi wimanukire. Nihaterana inama z'umuryango zo kukubwira ngo urabona uriya mukobwa wo kwa kanaka ise twigeze kugirana ibibazo kera, none rero mwana wanjye ntabwo ugomba gushaka umukobwa wa muri ririya rugo, uzica rubatega amatwi, nurangiza ubabwira uti ndamaze, uhite wisohokera wigendere. Azakugira bati yewe ubukwe niba tabutatu uzabutaha, tuze twisereburetingire sha twimerere neza. Uzajya wabwira uti ndamaze uyu munsi, ndamaze n'ejo n'igihe kizaza ndamaze. Abantu bihaye kujya binjira mu mitwe y'abantu, umuntu bakamubuza amahoro, umuhungu bakamubuza uburyo ngo ntarashaka, cyangwa se ngo washatse umukobwa bakamwinjira mu buzima. Ngiyo ndase ngo uzayambika iki mu bukwe ma, nubwo se ngo uzabona ikanzu ikwiriyemo. Azayibona nyine, atayibona wowe ko wayibonye neko azayibona. Uramaze ntuzihambire ngo ugeraho uzengerera mu bukwe bwawe ikubita hasi ngo uri guhisha kutwite, hanyuma se kuhisha kutwite uzanahisha ko wabyahera. Ko nabonye babibarira iminsi ngo ego ko nguriya ngo ntabwo ngashize amezi 2 akoze ubukwera ngo ubusenga byaye atabyaye ati abyaye gutyo. Uramaze kandi ahubwo mu bukwe bwawe niba utwite ukaba ufite ubukwe ejo, ukaba waragiye gushaka agakanzu kazaguhambira ukarinda aho ubura umwuka n'umwana ukaba wanamwica ari mu nda, ugenda ushake ka mariniyeri. Ahubwo nusohoka mu modoka ugenda ukora kunda n'umugabo wakora kunda n'inda ye n'umwana we. Uramaze. KT Parade, Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. on 96.7 KT Radio.